Mbanje kubasuhuza. Uyu munsi reka twiganirire ku kintu abantu bafata nkaho cyoroshye ndetse benshi batekereza ko baziho neza. Tubana nacyo buri munsi, buri wese aracyifuza, ndetse n'utagifite yumva ari mu bwigunge bukomeye. Urukundo, gukundwa, gukunda, ese ni iki? Ese koko bifite ikihe gisobanuro cy'ukuri? Ese urukundo rwa nyarwo koko rugaragazwa n'iki? Urban Dictionary, ijambo urukundo ryahawe ubusobanuro n'abantu benshi cyane. Umwe muri abo yaravuze ngo urukundo ni ijambo rikoreshwa na benshi ariko ryumvwa na bake. Love. Umusaza umwe w'umudogiteri mu bijyanye n'ubwenge, umuyahudi, Abraham Twesti, yigeze avuga inkuru imwe y'umusore umwe n'ifi. Umunsi umwe umusaza yaratambutse asanga umusore ari kurya ifi. Abaza uwo musore ati, kubera icyo uri kurya ifi? Umusore aramusubiza, no kubera ko nyikunda. Umusaza arumirwa cyane, yumva ari igisubizo cy'ubugoryi. Umusaza aramubaza, koko ukunda ifi? Niyo mpamvu wayikuye mu mazi aho ihumeka neza, urangije urayifata uyishyira ku gasozi kugeza ipfuye, none ngo urayikunda? Niyo mpamvu wayifashe urayitemagura, uyicagaguramwo ibice, uyishyira mu mavuta, kubwo kwishimisha uyishyiramo umunyu, urusenda, ndetse wongeraho n'indimu, kugira ngo nuza kurya wumve uryohewe neza cyane. Ese koko nibyo ukora ku kintu uvuga ko ukunda cyane? Amakosa yo gusobanura icyo twita gukunda naho ahera. Iyi ni inkuru iza kugufasha guhindura imitekerereze ku bijyanye no gukunda. Ese ni ikihe cyo gukunda? Ese bakunda bate? Njye nitwa Masifa. Iki kiganiro gica kuri Lengo Entertainment. Urukundo ni ijambo rigeragezwa guhabwa ibisobanuro n'abantu benshi batandukanye, ndetse n'ibyiyumviro byizererwamo na benshi, ndetse n'ibyiyumviro byananiye abantu guhunga, ariko akenshi birangira abantu bababaye. Kubera icyo abantu babora mu rukundo? No kubera ko abantu benshi batazi ukuri kwa nyako k'urukundo. Ese gukunda ni iki? Uyu munsi reka tuvuge kuri ibi. Dushaka ukuri kwa nyako ko gukunda ni ukuhe? Hari umusore, hari umukobwa barahuye. Umusore akururwa n'ubwiza bw'umukobwa, arangije ahita yizera ko ari we akunda. Mu by'ukuri umusore yakuruwe n'umukobwa, ahubwo ahita abona ko ari buze guhaza ibyifuzo bye by'umubiri. Umusore ntabwo aratekereza buri kimwe cyose kijyanye n'inyungu uwo mukobwa we ashobora kumukuraho. Umukobwa ahita atekereza uwo musore afite ubuhe bushobozi bwo kuza guhaza ibyifuzo bye, n'umukobwa agakomeza muri uwo mujyo. Umusore nawe atekereza ku nyungu ziwe. Mu gihe umukobwa atekereza, azanyishyura ubukode, azanyambika neza, azatuma mbona telefone nziza igezweho, imodokari nziza. Umukobwa azabasha guhaza ibyifuzo gusa byiwe, kandi azahitamo umusore umubereye, umusore mwiza ugaragara neza. Icyo azaba ashyize imbere cyose kizaba gishyize imbere guhaza kwifuza kwe. Buri wese atekereza ko
naramuka agiye mu rukundo, ese ni iki biza kumumarira? Atekereza ku nyungu ziwe, ubukungu, imibereho. Izi niyo mpamvu z'urukundo kuri ubu ngubu. Hari umunyabwenge umwe w'umuhinde, Jiddu Christine Martin, yagerageje gukora ubushakashatsi ku bantu n'igisobanuro baha urukundo. Ese urukundo ni iki? Jiddu Christine Martin aza gusanga urukundo equals desire plus pleasure. Love equals to desire, pleasure and paradise. Yavuze yuko umuntu akururwa cyane n'ubwoba no kwifuza. Mu gihe umuntu akunda agerageza kujyana n'ibyifuzo byiwe gusa, ashaka kubihaza. Intumbero yiwe aba ashaka guhaza ibyifuzo bye. Jiddu Christian Martin avuga ko umuntu agukunda mu gihe abona kuzahaza ibyifuzo byiwe. Mu gihe utazabasha guhaza ibyifuzo byiwe, ntago umuntu azigera agukunda. Nicyo umuntu akora. Ikibazo, kubera iki dukora ibi? Ese nibyo koko cyangwa si byo? Gukunda umuntu kubera ko azahaza kwifuza kwawe. Hari umunyabwenge w'umugiriki, Aristotle, yigeze kuvuga ati, urukundo is composed of a single soul inhabit two body. Urukundo rushingira ku mpamvu imwe gusa yo guhaza umubiri w'abantu babiri batandukanye. Byose bishingira kuri iki kinyoma abantu benshi bagenderaho buri munsi iyo bagiye gushyingirwa. Twembi turi umubiri umwe, niko benshi bavuga. Buri wese aba ari kubeshya mugenzi we, ariko mu by'ukuri muri bo bafite ukuri, kuko bashaka guhaza kwifuza kwiwe. Jagiv Vasigev, umwanditsi guturuka mu Buhinde, yigeze agirana ikiganiro n'abandi bamubaza kuri ubu urukundo rw'ubu rushingira ku kwikunda no kwihaza gusa. Ese niki cyakorwa? Yarasubije, if you learn to be loving by your own nature, not because of somebody else or something else, if you just become love, not love somebody, then you will know the nature of love. If you love somebody, it's a fickle happening, because no human being will happen 100% the way you want them. Every human being on this planet is going to disappoint you, believe me. Not because they'll do something wrong, because nobody can fulfill the unrealistic expectation you have of them. It's simply not possible. Have you been able to fulfill anybody's expectation, I'm asking you, entirely? Partially, but never entirely, isn't it? So nobody else will be able to do it. Isomo rya nyaryo ahangaha yashatse gutanga. Banze wibaze ubwo wakundwaga, ese wigeze uhaza ibyifuzo by'uwagukunze byose uko yabikeneraga? Byanga byakunda, igisubizo ni hoya. Bivuga ngo nawe ntuzigire utekereza ko uwo mukundana azahaza kwifuza kwawe. Nta muntu n'umwe utagira inenga, nta muntu n'umwe ku isi wujuje ibisabwa. Aho niho abantu bibeshyera buri munsi. Mu gitabo cya Urban Dictionary, umukobwa umwe yaranditse, true love is not blind. If you love the person, you will see their flaws, but still consider them beautiful. You will notice the little pimples they have all over their faces. You will notice how short they are. You will notice there is plenty beautiful people in that person. Yet, you still love them. Uyu mukobwa yashatse gusobanura ko urukundo rwa nyarwo ntago rwita ku buhumyi bw'umuntu. Nukunda umuntu uzabona ibibi byiwe ubibone mu icyiza. Uzabona uko umuntu ukunda agaragara
ntawe umurenze, yaba mugufiya yaba muremure. Uzabona benshi bamurusha igikundiro, ariko uzakomeza guhitamo wa wundi na bya bindi bibi byose wamubonyemo. Urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo. Ibindi ukwiriye kwiga, urukundo ntago ari ugukururwa n'uko umuntu agaragara inyuma, uko angana, ubutunzi afite, imiterere yiwe, ubwiza afite bw'inyuma. Ndaza kukubwira ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo umenye urukundo rw'ukuri, kugira ngo ubu buribwe ucamo buri munsi bw'urukundo umenye impamvu yabwo. Isomo rya mbere, it is very hard to find love. Ntabwo byoroshye kubona urukundo, kandi buri munsi benshi barabibona. Hari inkundo byibura ku isi zigera kuri 3 miliyoni buri munsi zivuka. Ibi ni ibigaragaza ko abantu bose bakeneye urukundo rw'ukuri. Mu mwaka wa 2014 ikinyamakuru cya Women Health cyanditse ko byibura ku bushakashatsi bwakozwe, byibura umuntu umwe akundana n'abantu 7 batandukanye mbere yuko abona uwo bazashakana bya nyabyo. Nyamara buri ku cyumweru, ariko izi nkundo zose ntago ziramba. Izi statistic zigaragaza neza ko kubona urukundo rwa nyarwo atari ikintu cyoroshye. Niba koko hari amahirwe ukabona ukunda, ukumva ko urukundo ufite ari urw'ukuri, ntuzigere wemera ko uwo muntu agenda. Isomo rya kabiri, abantu iyo bahuye bafata iminota 2 gusa yo guhitamo nimba bakundana cyangwa batakundana. None nimba umaze imyaka 8 uhura n'abakobwa ariko ukabona abo mukundana bose nta rukundo rwa nyarwo, wibuke ko ubwa mbere umuhura uwo munsi yahise menya ko atagukunda. Ku basore mwihangane, abasore twe dufite ingeso yo gukunda cyane umuntu tukimubona. Ku kigero cya 48% igitsina gabo gishobora gukunda igitsina gore bagihura akimubona, mu gihe ku gitsina gore ari ikigero cya 28% kuba yagukunda mu gihura. Mukobwa, nubona umuntu agukunda, ndagusabye ntugakinishe ibyiyumviro bye. Gukunda ni ikintu gikomeye. Ndaza kuguha impamvu za psychology ziza kugutangaza. Impamvu ya mbere itoroshye kwizera, nushaka ubijyeho impaka, ariko abantu byibura 2 bakundana by'ukuri, iyo bahuje amaso iminota 3 imitima yabo itangira gutera neza kimwe. Kwezi kwa 10 27 2010, Medical News Today, Christian Nordvest. Ubushakashatsi bwakozwe bwitwa The Neuroimagining of Love, bwakozwe na kaminuza ya Syracuse. Ubu bushakashatsi bwavuga ko bwagereranyaga urukundo n'ikiyobyabwenge cya kokayine. Iyo umuntu akunze undi by'ukuri, bizana ibyiyumviro bya euphoria, ndetse biterwa na euphoria enhancing chemicals akenshi zibasira ibice 12 by'ubwonko bw'umuntu, ndetse bigatera umuntu ukunda by'ukuri kuba imbata. Bimuha kunganya neza n'umuntu ufata ibiyobyabwenge bya buri munsi. Uko ugenda ubimbata cyane niko udashobora kubireka. Ni no ku igitsina gabo cyangwa igitsina gore cyakunze by'ukuri kibimbata ku muntu cyakunze cyane. Aba psychologist babigereranya neza ko bitoroha kuba wareka umuntu ukunda wakundaga by'ukuri byoroshye. Nimba koko murekanye n'umuntu wakundaga by'ukuri bikagenda bigahera gutyo, menya neza ko nta rukundo rwa ruhari. Ubushakashatsi bwemeza neza ko kubabazwa cyangwa guhemukirwa n'ukunda by'ukuri bigutera uburibwe bukomeye kandi bwihariye, icyo mu cyongereza bita physical pain. Bavuga ko gutandukana n'umuntu
bibabaza umutima. Mu by'ukuri sayansi ivuga neza ko gutakaza uwo wakunda bitera umutima uburibwe bingana no kuba wakubiswe cyangwa se kuba wababajwe bikomeye. Mu 2003 abapsychologist bavumbuye ko igice cy'ubwonko cyitwa cingulate cortex aricyo gituma umuntu yumva uburibwe iyo ari kubabazwa, ndetse icyo gice nicyo gituma umuntu wakunze iyo abuze uwakunda mu gihe batandukanye babara bikomeye. Bityo rero nubona umuntu wababajwe atandukanye n'uwo bakundana, ntukabifate nk'imikino. Ubwo buribwe bafite mu mutima nibwo bita broken heart syndrome, ndetse ubushakashatsi buvuga ko igitsina gore aricyo cyonyine kibabara cyane mu gihe gitandukanye nabo cyakundanye by'ukuri, bitandukanye n'igitsina gabo. Urukundo rurakomeye cyane. Ubushakashatsi buvuga ko uramutse uri kuribwa umutwe ushobora gukira utigeze wifashisha imiti iyo ari yo yose, mu gihe gusa uhobeye ukunda by'ukuri. Ibyo ni byo ubushakashatsi bivuga. Ntuze kwibwira ko ari njye uri kukubeshye. Nubona iwawe bitari uko, uzamenye ko uwo muri kumwe mudakundana by'ukuri. Siyansi ivuga ko iyo uhoberanye n'umuntu ukunda, umubiri urekura imisemburo yitwa oxytocin cyangwa cuddle hormones. Izi hormone zijyana no guhoberana. Iyo umubiri urekuye izi hormone, zifite ubushobozi bwo kuba zarwana cyangwa se karwanya uburibwe mu mubiri wawe kugeza ku masaha 4. Uburibwe bwose wari ufite bugahita burangira muri wowe. Ni ubushakashatsi bwakozwe na David Yeomans, umuyobozi mukuru mu bijyanye n'ubushakashatsi bwo kuribwa muri kaminuza nkuru ya Stanford. Ubwo rero nuramukuriwe n'umutwe, uzihangana usanga ukunda, kuko ashobora kukubera igisubizo. Kandi natakubera igisubizo, uzamenye ko ubwo mutari kumwe neza. Irindi somo mukwiriye kumenya, nshuti zanjye, nuko ubushakashatsi bugaragaza neza ko iyo abakundana muhitamo abo mujyanye mu ngeso n'imyitwarire, ibyo mukunda n'ibyo mwanga, ibyo nabyo bishobora gutuma urukundo rwanyu rutaramba. Ni byiza ko wahitamo umuntu ufite byibura bimwe mujya guhuza, ariko ntibe 90% y'ibyo muhuje byose, kuko nibigenda gutyo ubuzima bwanyu buzaba bubowa. Nta dushya tuzajya turangwa mu rukundo rwanyu, bizatuma muhararukanwa vuba. Ibi byose byaturutse mu bushakashatsi bwakorewe muri Colombia mu kigo gikuru cy'ubushakashatsi, bugaragaza ko byoroshye urukundo gusenyuka kurusha kurutangiza. Ndabizi aha mwese murahita mutekereza byinshi. Ibaze wa muntu mwakundanye ibihe mukishimana, kumutakaza mu masegonda makeya gusa agahita yibagirana. Segonda rimwe gusa agahita kwagusiga. Ubushakashatsi bugaragaza ko 70% byibura urukundo rwa benshi bakundana rupfa bataranagera mu gihe cyo gushakana. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe na Michael Rosenfeld, ndetse ubushakashatsi bwe bwagaragaje ko abantu barambanye byibura ku kigero cy'imyaka 5 bitoroshye kuba batandukana, cyane ko ngo amahirwe yo gutandukana kwabo byibura ari 20%. Nimba mumaranye igihe kingana gitya mu rukundo, urukundo rwanyu ruratekanye, kandi ntabwo byoroshye kuba mwatandukana gutyo. Umuhanga mu bijyanye n'imibanire Nelly Frost avuga ko inkundo nyinshi zigenda zikendera mu mwaka wa mbere, kubera ko mu mwaka wa mbere hari ibyiciro 3 bitoroshye kurenga: projection, disillusionment and power struggle. Reka mbigusobanurira neza mu buryo bworoshye. Iyo abantu batangiye gukundana, batangira kwigana ingeso. Akenshi ibyo baba bakora babiyoberanya kugira ngo babashe kwigaragariza abo bakundana ko ari abana beza. Ibi byabo bakabihisha, imiterere yabo bakayihisha, ntago biyerekana bo banyabo. Abatinya ko wamenya uwo ari we ukaba wamwanga, yaba mu mirire, ndetse ashobora no kwanga gukorana nijoro mu gihe muryamanye,
yanga ko wamenya intege nke ziwe. Gusa birengagiza kuko waba umuhanga mu kwihisha uko ariko kose utabasha kwihisha umwaka wose, byibura mu mezi 9 ingeso zawe zitangira kwigaragaza. Uwo mukundana agatangira kukumenya, agatangira kumenya ko uwo bari kumwe atari we wa nyawe. Aho niho inkundo nyinshi zigenda zipfira. Abantu benshi bari mu rukundo, ikindi kibazo gikunda kubaho ni communication itari nziza. Umuhanga mu bushakashatsi bwa psychology Dr. John Duckman avuga ko iyi ari imwe mu mpamvu zikomeye zinateje impungenge mu kwica inkono za benshi. Communication iri hasi. Abo twita indaya kenshi begukana imitima yabo mukunda kubera ko bo bazi gutetesha no gutonesha abakunzi banyu kubarusha. Amagambo mukoresha mu rukundo iyo muganira, ibi nabyo bishobora gutuma uwo mukundana akureka akajya gushaka aho ari buze kubona amahoro n'umunezero kurusha kuba muri kumwe. Ibyo bigatuma urukundo rwanyu rushobora gusenyuka. Uritondera amagambo ubwira umukunzi wawe, uburyo uyamubwiramo iyo muri kumwe, cyangwa uburyo mukabukira. Nagerageje kukubwira byinshi ku bijyanye n'urukundo. Urukundo, impamvu nyayo yo gukunda ni iyihe? Iki ni ikibazo gikomeye kandi byibura kugira ngo tubashe kukiganiraho birambuye byadufata umunsi cyangwa iminsi myinshi. Gusa nagerageje kugira ngo ubashe kumva byinshi bitandukanye bijyanye n'urukundo. Gusa reka ndangize inkuru nkubwira inkuru y'umuhinzi umwe wakoreraga ubusitani. Akenshi umuntu ukorera ubusitani atekereza ubusitani bwiwe. Akenshi ntago asinzira neza umunsi ku munsi kuko abashaka ko ubusitani bwiwe bumera neza. Ahora ashaka gukuramo utwatsi utwo twose ndetse n'ibindi byose byatuma ubusitani bwiwe butagaragara neza. Akenshi ku mugoroba hari n'igihe adahumeka ngo aruhuke neza, ahubwo agafata umwanya agasubira mu busitani bwiwe ashaka kubusukirira, kuko aba yanga ko itoto ubusitani bwiwe waba ufite yazatakara, atakaza amafaranga akajya kugura amafumbire. Ibyo byose abikorera ubusitani bwe kugira ngo bubashe kumera neza. Umuhinzi w'ubusitani ashobora no gufata amahwa akayazengurutsa ubusitani bwe kugira ngo atazagira ukandagira mu busitani bwe. Iyo bidahagije, uyu muhinzi w'ubusitani ashobora kwemera agakoresha izindi mbaraga ziwe zose kugira ngo indabyo ziwe zibashe kugaragara neza. Akoresha ubwenge ndetse n'imbaraga kugira ngo ubusitani bwe bwere neza. Ese uyu muhinzi akura iki mu busitani bwiwe iyo ya mawuwa yiwe amaze kurabya? Ibanga ry'urukundo rwa nyarwo riri mu gutanga, ntabwo ari ukwakira. Ubyumve neza icyo nashatse kukubwira. Mu by'ukuri harimo isomo ryiza. Urukundo rwizerera mu gutanga kurusha kwakira. Njye nitwa Masifa. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Mukomeze kugubwa neza kandi ndabakunda. Mukomeze inkundo zanyu muziha agaciro.